ibintu byose bisigaye bibihe kwera inda karaga hungu kanteye inda katakimpamagara katakinyitayeho muri iyi minsi nkaba nsigaye mpangayitse merewe nabi ubu abayibaza iki kweri iminsi ishize yose nta kumvugisha ngaho ndigeze mu rwego dore ngiko igeze mu menyo ubu umugongo nta kintu mbasha kwikorera reka ni hafi kubyara ibyo ari byo byose ariko mana nje nagendesha buriya kuko ubu narebaga yego ku buryo ajya kuntera inda akamfata nk'injiji bingana gutya kaba atakinyikoza atakimpamagara atagikeneye no kumvugisha n'umunsi umwe ariko nagendesha koko yewe urumeze neza ariko shanari bimana uretse ko muri iyi minsi nawe n'agakirize koroheje mani ibintu wakije byerura yanga ngo urashaka amazi buriya muri iyi minsi niyo ndi kwitaho ko ibintu bya byeri bisiga bishyushya mu bwonko cyane nabonye ntabishobora kabisa nanjye ntabwo ndanywa byeri nabona umuntu ari kwinka ko ntabwo yamanuka ngira ngo tuyisangire oya nje narabiretse nibura n'igihe uzabona n'agasomyo nzaba ndimo guserebura ko naziretse ariko naraziretse sawa ko nabonye na tubiri tugusindisha koko erega ubwonko bwanjye buriya wasanga bworoshye mani nanjye nakuguriye byeri mbona tubiri uyisurangira neza utangira no kurwana na ba batipe winyibutsa mani winyibutsa uriya mugoroba uriya mugoroba mani nararaburije uko bwagiye nanjye ubwanjye ntiyizi wangu uko natekereje neza ibintu nakoze muri iryo joro nkumva ngize n'isoni zo gusubira muri iyo karitsiye mani ariko abatipe bangengo uriya mutipe ntituzongere kumubona hano kabisa wowe hari undi se bavugaga seriye se mani uraze barankatishije ukamena amavide y'abandi n'ubyibuka wowe kuri byeriza ebyiri koko yewe nzajya ngo amaganga mu rugo dore ikinyobwa rero ubu nahisemo n'iki mu rwego rwo kwirinda ntabwo nzongera kurwana no kumena amavide ko mu rwego rwo kwirinda ibyo bizazane byose ikinyobwa nitaho sigaye mwinywera amazi narashize iminsi tutabona hari igikobwa mwari kumurya rirya joro ako igikobwa k'agakara kajya kuba kagufiya kandi rirya joro waragatahanye mani wakoze amahano wangu kariya karezi yaragakatiye yego se nta kintu tukivugana kabisa mani kure kariya ntacyo ukuntu kari gatwaye buriya cyajye nta n'ikintu twari turi gupanga kirenze just kwari ukugira ngo dukine ntako twari duhuriye hariya buriya muri kariya kabari ubu se urabona agakobwa mani we mana we kisi birandame reka nze mpaguruke njye kugahiga ndebe ko nkabona mpaguruke ndebe oro mwumva icyo kari buze gutekereza ubu karaza kumbwira iki koko kuri ino zuba ntacyo kamariye no kungurira imbuto bimunaniye ngo ndebe ko namera neza ariko reka ngende nageze intebe reka mbaze nikoze mu nzu ndebe intuza ndebe ndi kumwe n'undi uriya byari byo mu kabari gusa biri aho ngaho nta bintu birenze kariya kana mani none se umuntu namwiteza koko karagakura umunsi se kakigendera wangu ni kwa kundi ko gushuna uri cyangwa wasanga mani ari bimwe byawe gufata uterera ndakuzi wawe uriya iyo ukinnye ni baro neza ubasha no gutsinda igitego ibyo bintu se ntabwo bizi yaguhamagaye mani ni wa mugore wanjye rega nawe ntamarana nabanze kubyerekwa alo shubite
umeze neza umva rero nizere ko uri mu rugo wahiriwe kuko ngiye kuhagera nje kugusura nta bintu byo kumbwira ngo naguhari ngo wagiye mu kazi uyu munsi nta kazi mfite nta kibazo nari ndi mu rugo nsirinze nari ndi kumwe n'aba mujama twakoranaga kera bizo ba ndaje ngiye kukugeraho Yegose agiye kuza ubu ngubu seriyesi ese ubundi uwo mwana uramuzi namumenya neza reka ninywera amazi wangu ninywera amazi dore cyaka kibiyoga ariko abana ibintu byawe byo gutareka ukuntu batera umugore tugaserera urengeje Kuki? Mbona utangiye biki? Yes? Niwe kabisa. Kera ndeke gukomeza kumureba cyane man. Gusa nyine ni ugiye kuzana se? Ni ugiye kuzana. Buri umuntu yarashatse imboga nziza mwege muri mu mandazi muryamye muri aho ngaho. Yegose? Yours? Aha. Serious reka mbanza nisukira amazi wangu. Biretse ase ubwo shere wawe yaje uhita wihakane niga yawe man. Ko jube niga yawe. Gerayo. Kaicara tu. Ciao babe, sanze rero umukozi wanjye yagiye kuzana ibyo guteka. Ubwo rero urategereza naye nakwiteguye namwe. Mwavuze cyane nanjye nkumva. Ntabwo bikureba. Wakitonze umuntu akabaza akanaganira. Uracyafite icya kibazo cyawe cyo mu gahaha? Akangutuzi. Yego. Kanongera amazi. Zayahandese. Ngiye kuyanywa. So warumeze ute se? Rimeze neza. Wavuye mu rugo uriye? Shanariye ndozura. Wariye se shushu. Kurya umuriro se urambaza iki? Umukobwa wawe ugatukana. Nagatukana. Ntacyo upanga nawe ntacyo. Ko mbona mwitayeho cyane kandi ntacyo mupanga. Erega inshuti yawe aba ari inshuti yawe. Oya. Nyamara niko bimeze. Iyo bigeze hano iby'ubushuti ubishira ku ruhande. Mwese ngo hari ikidasangirwa. Ese waruzi ko ngo ngiye kumwambika fiançaye. Ibyo bintu waruzi? Yego se. Ntabyo azi niyo mpamvu banyirebesha uko nazi. Uyu ni umugore wawe. Reka ni bwa bugore bwawe tureta mu isoko hariya. Oh, mu isoko? Ushize ubwo mperuka kubona wari uri mu isoko. Nibyo mwana. Mwiriwe. Bakobwa si kamwe nakubwiraga bro. Aba bakozi basigaye n'ibinjira iwanjye. Bakozi. Wari wanyiteguye ko nigera hano. Se n'umukozi wo mu rugo mwana. Rya byajoro mwari kumwe ari umukozi wo mu rugo. Se nuwahe? Agiye mwije muri wese wowe. Ndinjira iwawe nkwinjira muri wese. Ese burya mbujijwe kwinjira muri nanzu ku buryo mbwiye ndinjira iwawe nkwinjira muri wese. Garukiraho. Njye tuziranye ku buryo uvuga gutyo wowe. Niko uvuze ngo nzanye nawe. Ako nje no
ukana ko inda atari yawe ubahaza amadegede n'amapapayi ukaza kunsiga uwo mwanda wowe kugusiga umwanda maza amadegede n'amapapayi nje kugusiga umwanda wamuzuka we wamuzimu utariho buretse uzamenya uwo ndiwe sohoka aho ukoresha sijya ubwiyo sohoka sijya ubwiyo uzamenya sohokera mu nzu sijya ubwiyo ntabwo njya ndeta abantu baresha nkavoka nkawe ako se bro byagenze bite ngwino hano mubwire ngiye cyane nanjye mwe njyana usheze iki bro igihe wahereye ukunda umunwa wawe ninde wakunda ubundi wowe ese habaye ikimana umva sikarasika utaneranya ku mugore wanjye ese mani si ibyo ndi kuvuga we hano ni iwanjye ni wawe wapi oya be nayamanitse ariko nyine nsobanurira ese byagenze ute kiriya gikobwa ibyo turabiganiraho nyuma asema ariko si ibintu byo kuvuga ngo ni agakozi ko mu rugo nibyo mana hano tugenda mani ntiwagize irungu se ariko bro biriya bintu nibyo kabisa abakozi bo mu rugo banjye akubonye ukuntu aje afite amanara nawe uriya muresha ntabwo ari ikintu twavugana wowe shani danje n'amazi yanjye yashizemo mbonye bibaye hano nk'agatendo byari ibiki aya ni abakozi bo mu rugo baba bari aho ngaho abakozi bo mu rugo atuye hano kuri kino gipangu bakiba ariko bro byajoro wowe na mwarimu hari kuko neza oya uyu mwihorere abakozi bo mu rugo bagiye kari agakobwa karaniyemera kabonye ukuntu ubonye ukuntu kinjiye kasazera ubayekise kandi ko mbona wigira ukuntu nyara amazi menshi namwe nakubujije ariko kunywa amazi menshi hano muri uru rugo ntabwo byemewe kuko uri kuwumombya kabisa nawe mbabi ugomba kunsobanurira ibintu mbonye uriya ni umusazi baba baramuzi ku muhanda ni umusazi akaza akuyubiraho n'inda hejuru uriya atoragura amashashi baby ntabwo umusore mbagiye natereta umuntu umeze kuriya birabibyuye niyo amaraso ashurira ko nari nakubwiye wawe ko ngukunda nari nakubwiye ko kugira ngo mumenyane ari ibintu by'ingenzi karagaciyemo kariya karagaciyemo nizere kari amahoro nta kindi kizabikurikira ibintu mbonye hano oya nta kibazo nizere kari amahoro nsohotse gato cyonzi iki muganga wanjye nanjye arakampera isomo karakana yarazi yuko buriya nyihakanye bibaye birangiye ntagazi ko iwacu ari ikibunga ariko nanjye umusubiye kuri taye nk'abandi bana ngo uriya mukozi wo mu rugo araje amumpera isomo araje ndumva nangiye kurwara sinzi ikibazo mfite uri mu basiri kuri bwe ni mu nda na kare yakuryaga oya hatangiye kundya none urumva harakurira nka he hano hejuru cyangwa hasi ni mu nda indani ndumva sinzi ikintu kirimo naramibe se bro kuwikanda mu nda bro wabaye shameze nabi nawe mu nda ari kukurya se bibonye gutya ngo ari kuribwa mu bihangano iki katurebe ari kuribwa sha bro sanzwe ufite inda ingana irya nkaba ntarimbizi mwa wikoraho cyangwa bije nona ruri kundya wowe cyane urushwe ngo ruri kuza turebe kugira ndi muganga wikoraho wowe wize ubuganga ye bro siko bya bintu biri seriye